Nongeye kubaha ikaze bakunzi ba KN Radio, uyu ni wa mwanya tuba tuje kubagezaho amakuru aba arimo aragenda avugirwa mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, haba ibikorera mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Uyu munsi rero amakuru yacu ni uku akurikira. Umukobwa wiziritse ku mwarimu yafashe icyemezo. Huye umusaza yishwe n'abataramenyekana, gitifu w'akagari akurikiranweho kugurisha ishyamba rya leta. Nyamasheke urujijo ku rupfu rw'umugore waryamye ari muzima bugacya yapfuye. Ayo niyo makuru tugiye kuza tubaramburira, gusa niba ari ubwa mbere dusuye jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, utukandaho n'akazugira kaza nako ntugasige nako tugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa hano kuri KN Radio. Reka dufate akaruhuko gato ubundi tuze tubaramburira byinshi kuri aya makuru tumaze kubabwira. Reka nongere mbaye ikaze bakunzi ba KN Radio, aho tubagezaho amakuru aba arimo aragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Reka amakuru yacu uyu munsi tuyahere kuri iyi nkuru y'aho mu karere ka Nyanza umukobwa wiziritse ku mwarimu yafashe icyemezo asubira iwabo kibuno mamaguru. Mu karere ka Nyanza umukobwa wari wariziritse ku mwarimu wigisha mu mashuri abanza avuga ko agomba kumurongora ku kabina keza cyangwa akamuha amafaranga miliyoni 2 ngo agende. Yafashe ikindi cyemezo. Uyu mukobwa umaze igihe avuga ko agomba kurongorwa n'umwarimu w'i Nyanza yavuye ku izima azingutwe asubira ku ivuko iwabo aho aturuka. Ni nyuma y'uko uyu avuga ko atwitiye mwarimu yajyanwe kwa muganga, nyuma yo kuvurwa akanga kwishyura ibitaro kugeza uwo murezi abyishyuye. Akiva mu bitaro yahise asubira mu gace mwarimu yari acumbitsemo yaka indaro, maze uwo mwarimu yari yarihebeye amuha itike asubira iwabo mu karere ka Nyaruguru. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Busasamana Bizimana Jide yavuze ko bagiriye inama umukobwa gusubira mu murenge wa Munini mu karere ka Nyaruguru anavukamo arabumva, maze mwarimu nawe amuha amafaranga. Inshuti za hafi za mwarimu zatangaje ko yahaye uriya mukobwa amafaranga ibihumbi 25, naho inda yo nivuka bazafatanya kuyirera nk'ibisanzwe. Ikibazo cyashinze imizi aho umukobwa yaje gusura umwarimu bakaryamana, maze umukobwa akavuga ko atasubira iwabo kuko yarongowe cyangwa agahabwa miliyoni 2 y'u Rwanda. Ibyo mwarimu yahise atera utwatsi akibyumva. Huye umusaza yishwe n'abataramenyekana. Ubuyobozi bw'akarere ka Huye bwemeje ko hatangiye iperereza kugira ngo hatabwe muri yombi abagize uruhare mu rupfu rw'umusaza wishwe n'abataramenyekana. Amakuru avuga ko Ngarambe Vianney wo mu mudugudu wa Kerera mu kagari ka Mwendo mu murenge wa Rwaniro mu karere ka Huye yabonwe hafi yiwe mu rugo yashyizemo umwuka. Abaturage babonye umurambo wa nyakwigendera mu gitondo cyo kuri uyu wa 7 Ukwakira 2024 ahagana saa 11 za mu gitondo. Umuryango wa nyakwigendera uvuga ko uwo musaza yagiye atembera ari muzima, buke bumva ko yapfuye bagakekwa ko yishwe n'abataramenyekana. Umuyobozi w'akarere ka Huye Ange Sebutege yavuze ko RIB yatangiye iperereza. Umurambo wa nyakwigendera wajyanwe ku bitaro ukorerwe isuzuma naho uratabwa muri yombi nk'uko ubuyobozi bwabyemeje. Abaturage bijeje ko iperereza rigikomeje kandi ikizavamo bakazakimenyeshwa. Nyamasheke urupfu rw'umugore waryamye ari muzima bugacya yapfuye rukomeje gutera urujijo benshi bagiye batandukanye bo muri kano karere ka Nyamasheke.
abaturage bo mu karere ka Nyamasheke umurenge wa Kirimbi mu ntara y'Iburasirazuba batunguwe n'urupfu rw'umugore witwa Nyirandaberetse Vestine waryamye ari muzima bugacya yashizemo umwuka. Byabaye mu ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu rishyira ku cyumweru tariki ya 7 Ukwakira 2024 mu mudugudu wa Nyakabingo akagari ka Muhorororo. Amakuru avuga ko uyu nyakwigendera mu ijoro ryo ku wa gatandatu rishyira ku cyumweru yari yiriwe mu mirimo ye ya buri munsi. Andi makuru ava mu baturage bavuga ko atarabanye neza n'umugabo we babanaga mu rugo. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kirimbi Habimana Innocent yahamirije Umuseke dukesha ino nkuru ko ibyo byago byabaye ndetse ko iperereza rikiri gukorwa. Ati Nyirandaberetse Vestine ku wa gatandatu yari yiriwe mu kazi ke saa 9 z'ijoro atangira kuribwa mu nda yitaba Imana mu gitondo. Mu mudugudu bavugaga ko batari babanye neza n'umugabo we ahubwo bahoraga mu makimbirane. Uyu munyamabanga nshingwabikorwa yakomeje avuga ko umugabo we akiri mu rugo nk'ibisanzwe ataratabwa muri yombi. Uyu muyobozi yasabye abaturage ko habaye hari ugize uburwayi agomba kwihutira kwa muganga akanabimenyesha abaturanyi, anasaba kubana neza mu mahoro. Umurambo wa nyakwigendera wajyanwe mu bitaro bya Kibogora gukorerwa isuzuma. Gitifu w'akagari akurikiranweho kugurisha ishyamba rya leta mu karere ka Ruhango. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Remera mu murenge wa Kabagari w'akarere ka Ruhango arakekwaho kwigabiza ishyamba rya leta. Rurangirwa Alex umunyamabanga w'akagari ka Remera mu murenge wa Kabagari arashinjwa gutema no kugurisha ishyamba rya leta atabiherewe uburenganzira n'inzego zibifitiye mu nshingano. Abahaye amakuru Umuseke bavuga ko Gitifu Rurangirwa Alex aherutse gutema ishyamba rya leta akarigurisha ibiti, amafaranga avuyemo akayashyira mu mufuka. Ababihamya bakavuga ko hashize igihe uyu Rurangirwa Alex abikora, bakavuga ko babonye bikabije bamutangaho amakuru. Umwe yagize ati Ribu yamufashe mu cyumweru gishize turakeka ko ari byo agiye kwisobanura. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kabagari Nivuguruzwa Emmanuel yemereye itangazamakuru ko uyu mukozi atari mu kazi guhera mu cyumweru gishize. Cyakora Gitifu Nivuguruzwa yirinze gutangaza icyaha Gitifu Rurangirwa akurikiranweho. Aha yagize ati nibyo arafunze ariko ibirenzeho mwabibaza ubugenzacyaha nibwo bufite amakuru. Nivuguruzwa avuga ko nta kindi cyaha mu rwego rw'akazi yashinjwaga usibye ibyo Ribu irimo kumubaza. Gitifu Rurangirwa Alex afungiye kuri sitasiyo ya Ribu iherereye mu murenge wa Kabagari muri ako karere ka Ruhango. Ni naha kandi natwe dusoreje amakuru yacu y'uyu munsi. Icyakora niba ari ubwa mbere dusuye, ndakwinginze jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone ntutukandaho n'akazugira kaza nako ntugasige tugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Amakuru ya KN Radio nakagaruka.